Uyu munsi ku cyumweru ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ni umunsi mpuzamahanga w'abamama, umunsi wizihizwa ababyeyi b'abagore mu rwego rwo kubashimira urukundo, ubwitange n'uruhare bagira mu muryango wabo no mu muryango mugari muri rusange. Umunsi w'abamama wizihizwa buri gihe mu kwezi kwa gatanu, usibye ko amatariki ahindagurika. Ariko se ko buri gihe twizihiza cyangwa se tugagacira ababyeyi bacu b'abamama, ni ukubera iki umunsi washyizweho ugashyirwaho ku munsi mpuzamahanga mu bihugu bigiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi? Ibi byose bishingira kuba byarabaye mu hashize. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kura amavu n'amavuko y'uyu munsi. Ikiganiro kitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ngiye kibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Bahaye ikaze. Umunsi w'abamama ufite inkomoko mu mateka y'ibihugu bitandukanye, ariko wamenyekanye cyane binyuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere kugira ngo tumenye uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize uyu munsi ubukombe, turabanza tumenye inkomoko yawo ya kera. Mu Bugereki bwa kera no mu Butaliyani habagaho iminsi yo kwizihiza Cybele na Rhea, imana z'abagore n'ababyeyi. Muri Roma byitwaga Hilaria. Hilaria ni izina ry'umunsi wa kera wizihizwaga muri Roma ya kera mu rwego rwo gucyubahira imana y'abagore n'ababyeyi Cybele. Izina Hilaria rikomoka ku ijambo ry'ikilatini Hilaris, risobanura bishimishije, ibyishimo cyangwa se guseka. Umunsi wa Hilaria wizihizwa ku itariki 25 Werurwe muri buri mwaka, ni ukuvuga ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu muri buri mwaka. Ukaba warajyanaga n'itangira ry'iki. Abantu bakoraga ibirori by'akanyamuneza, imbyino n'ibitambo byo kuzirikana Cybele, imana y'umugore, ububyeyi, uburumbuke n'ubuzima bushya. Nubwo utari umunsi w'abamama nk'uko tuwumva uyu munsi, wari umunsi wihariye wo kwizihiza ababyeyi b'Imana, bityo ugafatwa nk'intandaro y'imico yo guha agaciro umubyeyi, by'umwihariko umubyeyi w'umumama. Imico ya Hilaria yagiye igira ingaruka ku mateka yo kwizihiza umubyeyi, by'umwihariko mu Burayi, n'ubundi bigashingira ku bikorwa byo kwishimira no guha icyubahiro ababyeyi b'abamama. Nk'uko byumvikana, uyu wari umunsi mutagatifu w'iyobokamana z'Abagiriki n'Abaromani. Nyamara no mu bindi bihugu bimwe na bimwe usanga uyu munsi ushingira ku iyobokamana zabyo. Tukiri ku mugabane w'Uburayi, reka turebe uko uyu munsi wizihizwaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu Bwongereza bw'ahambere mu kinyejana cya 16 habagaho umunsi witwaga Mothering Sunday, wizihizwa ku cyumweru cya 4 cya Kareme. Uwo munsi abantu bajyaga gusengera mu kiliziya babatirijwemo, bafataga nka nyina wabo wo mu buryo bw'umwuka, Mother Church. Ariko ku gihe cyagiye gihita, uwo munsi warekeye aho ngaho kujya ufatwa nk'umunsi wo kwizihiza mama w'umwuka, ahubwo utangira no kujya ushingira mu gushimira abamama b'amaraso, biological mothers. Abana bakoreshwaga imirimo kure y'iwabo nko mu ngo z'abandi bajyaga bahabwa uruhushya rudasanzwe kuri uwo munsi ngo basure ababyeyi babo, cyane cyane ab'abamama, bitari mu buryo bw'umwuka gusa, ahubwo n'abamama babyaye mu buryo bw'amaraso. Byahuriraga n'uko Kareme ari igihe cyo kwisubiraho, kwibuka impuhwe n'urukundo bijyana no guha agaciro umubyeyi. Bityo rero uwo munsi w'iyobokamana waje kugenda uhinduka umunsi wo gushimira abamama, ariko uguma ku cyumweru cya 4 cya Kareme mu Bwongereza. Kugira ngo uyu munsi uve mu buryo bw'iyobokamana ugere mu munsi wo gushimira abamama, by'umwihariko muri iki gihe, bishingira ku ruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize kuri uyu munsi. Reka no turebe uburyo uyu munsi waje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi w'abamama nk'uko tuwuzi uyu munsi watangiye gushyigikirwa na Anna Jarvis mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Yashakaga guha icyubahiro nyina witwaga Anne Leves Jarvis, wari warakoze ibikorwa byo gufasha ababyeyi n'abamama mu ntambara yo muri Amerika. Mu mwaka w'1914, Perezida Woodrow Wilson yatangaje ku mugaragaro ko icyumweru cya 2 cya Gicurasi kiba ari Mother's Day, umunsi mpuzamahanga w'abamama muri Amerika. Niyo mpamvu kuri uyu munsi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka wa 2025 twabara yuko ari icyumweru cya 2 cya Gicurasi cyangwa se cy'ukwezi kwa gatanu. Dore uko wizihizwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abana b'ingeri zose bafataga umwanya wo gushimira abamama babo, babahaga impano, indabo, amakarita cyangwa se ubundi butumwa bwiza. Mu nsengero cyangwa se mu bindi bigo habagaho ibirori byo kubaha icyubahiro. No mu Rwanda ariko ntabwo twasizwe, n'ubwo uyu munsi udashyirwa ku ngengabihe zacu nko kuri kalendari cyangwa ngo hatangwe konji, gusa ni umunsi Abanyarwanda bamwe na bamwe bizihiza kandi bakawishimira. Nubwo atari umunsi wa leta cyangwa se udashingirwa ku ngengabihe ku mugaragaro, benshi mu Banyarwanda bawizihiza ku itariki ya 2 ya Gicurasi kimwe n'abandi ku isi. Ni munyemera iki kiganiro tugisoreza ngaha, tuzakomeza ubutaha. Niba ufite umubyeyi w'umumama, mushimire,
ongera uzirikane yuko ari uw'ingenzi cyane mu buzima bwawe. Iki kiganiro kitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ngiye kibagezaho Nshuti Olivier, naho ubutaha.